mbona nitwaje ugiye kujya wifata uzuko wiboneye ariko mana ntabwo ari ukuza ko mbonye no kwarutuna nabashije kubona cyangwa ajya abanza kuvuga guhamagara kuri telefone ya namamagara cyangwa ka naga abakira tuno tuntu ari mpuzanye impano izi gahunda mfite afite umwana n'umudamu ahubwo akira n'aya mafaranga uzi kuguramo agasukari k'abana tanga n'amafaranga se niyo nabashije kubona kandi byihanganira tazambeshyera ngo ni 500 n'ibintu 500 turavuga ngo wampaye amafaranga menshi ni isukari nguriye wenda inzu cyangwa ikindi ko wenda kuvuga ngo urahita umuhakareho ngo mubane wenda nabyo ni nakora kugira ngo basize imbabazi zumve ku mutima wawe muri ikintu yakora apfukame ihangane niho kigomba kuba gasubwe njyamye zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di baye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'isanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi turi kumwe na mama Salomo ngira ngo nyine bushize twaramusuye mwarabibonye ndetse n'umugabo warashaka kugaruka mu rugo kugira ngo bongere bubake umuryango nk'ibisanzwe rero byabanje kugoranamo ni n'ibintu bigoye twabonye na comment zanyu mwagiye mwandika mugira inama mama Salomo n'abavuga kuri papa Salomo byose twagiye tubibona ariko inama zanyu ni nziza kubera ko nawe ubwe agenda abona ko akwiye wenda kumubabarira cyangwa se ndakwiye kumubabarira muri make nagarutse kugira ngo tuganire twumve igitekerezo kindi yagize cyangwa se nk'umwanzuro uko abibona kuko cyagiye byari ibintu bitumutunguye gufata umwanzuro ngo arababarira umugabo byari kwa bimugoye ariko byibura haciyeho iminsi yabonye ibitekerezo byanyu yabonye inama zanyu nawe ubwe ku giti cye afite uko abyumva ku buryo ashobora kuvuga ati nafashe umwanzuro umeze gutya nzamubabarira cyangwa se nzamureka reka tuganire nawe hanyuma tubashe kumenya umwanzuro yafashe n'icyemezo gikomeye kubera ko ni ibintu bitoroshye guhitamo umugabo cyangwa se ukamureka burundu nabyo ni ibintu bitoroshye reka tumwikaze hanyuma twumve uko ameze muri iyi minsi nuko yiyumva ndetse n'igitekerezo afite cyerekeranye no kuba yasubirana cyangwa akababarira papa Salomo mama Salomo wameze ute dawe urakomeye dawe biraho kubera iki ibibazo by'isi se dawe ibibazo bye ni byinshi ariko bisaba kwirengagiza kwirengagiza gushize rero twaraganiriye numva nta mahitamo uragira nta n'igitekerezo uragira ariko bamwe banditse muri comment bavuga ko bari kugira papa Salomo kunaje ntacyo afite naje n'umutwe nyabatenga kabe nta ukajya abandi bati wamubabarira ibintu nk'ibyo sinzi nimba barashije kubona comment ariko bagiye bandika izitandukanye wowe bwawe wenda warazibonye wabibonye gute wowe watekereje ko wenda wabigenza gute wumvise wazamubabarira wumvise se ugifite gushidikanya wabyakiriye ute nubwo nabibonye nyine ariko ntago bikuyeho yuko utahita wizera umuntu nyine utazi ibyo atekereza ntabwo navuga ngo namwizera pe ku bwanjye ku giti cyanjye ntabwo imbabazi ziraza ubona bizasaba iki kugira ngo umwizere kuko urumva ntabwo uramwizera se ko yanshanze kuva kera niyo mpamvu nyine ntabwo ari uwo kwizerwa pe buri gihe mora nta gihe ntamubabariye nta gihe ntamukoreye ibishoboka byose ariko akanga akantenguha rero neza isaha mubabariye ntekereza yuko n'undi nta kintu yahinduka niyo mpamvu rero mwihorere habaho mu buzima bwose tunyuramo ntabwo wenda ndi kuvuga ngo umubabarire ariko habaho amahirwe ya nyuma habaho wenda chance nyine guha umuntu amahirwe ya nyuma amahirwe ya nyuma se ko nigeze kuyamuha nabwo mvuga ngo ni amahirwe ya nyuma
ubwo yaheruka kunsiga n'ubundi akagenda agenda bwamara igihe ndavuga ngo umuhaye amahirwe ya nyuma gusa amahirwe ya nyuma yazashyira akaba yahe buri gihe mpora mvuga ngo ni amahirwe ya nyuma. Papa Salomo ni umugabo utuje ndetse tunakurikije ukuntu yavugaga, ukuntu yasabye imbabazi, uburyo yaraciye bugufi. Ntabwo wenda umuntu ni mugari ntiwareba mu mutima we, ariko ku rundi ruhande wabonaga ko nyine ari kwicuza. Kandi ikindi kintu wakwibuka ko harimo n'uburwayi yarakubabaje yego, ariko tutirengagije ko yaranarwaye. Ega yarwaye nyuma, mbere ho yari muzima, ibintu byose bikora. Nanjye nababaje mbere arambwira ngo n'ubundi ngo ni ubukene nyine, ngo ni ibibazo by'ubukene, urarera agahita ashyiramo amafaranga. Ubwo naho yabaye nk'abakobwa bashukisha amafaranga. Nawe rero cyagiye ngo ubundi se bwo mubabariye bwo ntibakongera akamushuka, n'ubundi byaba ari kimwe. Mbona atajya ahinduka rwose. Sintekereza ko kuva mwabana si cyo kintu cya mbere yaragukoreye kibi. Siko bwa mbere mwaga, ariko nyine noneho bikabije hakazamo n'umugore. Urumva mugashobora guta urugo kubera ubukene, ariko hatajemo ngo umugore amafaranga. Ariko uribuka ko hari igihe yigeze no gutwara ibintu, nigeze kwibwa yaragiye. Nabwo ntekereza ko ari wowe wabikoze, ariko wenda ibyo ngibyo byaranarangiye. Ariko ntabwo nanone navuga ngo umuntu aragiye agaruka agenda agaruka, sinzi amaherezo yabyo rero. None se Mama Salomo uzaguma gutya ko ubona ukiri mutoya? Hari imyaka umuntu ageramo akaba yabaho nta mugabo, ufite nk'imyaka nka 40, ukaba wabaho nyine urira abana bawe nta mugabo ukarinda usaza. Ariko wowe uracyari muto, ubuzima nyine warafunze nyine ku buryo uvuga uti nzabaho nta mugabo mwiriwe ndebe none se turi koko ntuzapfa vuba. Ntabwo uzapfa vuba, turi kukuvuga ugahita uza. Turakomeye twari turi kuganira tunakuvuganira, ariko ntitwavuze nabi. Ese ko aje ntumbwire ngo basi tuzanye. Urukonje najya nguhamagara, urukonje urumva hari gahunda nayo yawe narinzi. Nanjye nari ntekereje kuhanyura hano je kureba Mama Salomo. Ubona nitwaje ugiye kujya wifata uzuko wiboneye, ariko mana ntabwo ari kuza ko mbonye no kwarutumwa nabashije kubona, cyangwa ajya abanza kuvuga guhamagara kuri telefone watamuzanye namamagara cyangwa ka naga abakira tuno tuntu ari muzanye impano arareza kurenya ikirimo n'igitenge se ndabimenya ibirimo noneho ntuzi yahoze witwaje ibintu birimo byawe n'umwana nyine nafungure tubirebe kugira ngo ni biswi zirimo se kombana wese ari ikintu kiguruka, ntabwo kiguruka basi rumuruka mu urebe igenda uza kureba hari abantu ko ntukanga imana wakabyara ngo wasanga wari umugisha wawe. Nta muntu wanga imana Mama Salomo yakire genda ubanze utereke no mu nzu yewe ntufunguriraho. Imfunguro nze gusangamo Rukamba nta kintu uri busangemo, yenda utereke mu nzu dore agapfundikiye gatera amatsiko nta wamenya. Niko ujute se ubitekereje ufite kuza? Ndavuze ni mfite umwana n'umudamu kandi ndabizi gahunda mfite. Afite umwana n'umudamu ahubwo akira n'aya mafaranga uzi kuguramo agasukari k'abana. Utanga n'amafaranga se? Niyo nabashije kubona kandi butihangane. Tazambeshyera ngo ni 500 ni 500. Turavuga ngo wampaye amafaranga menshi ni isukari yonguriye wenda inzu cyangwa ikindi. Ni Imana yanshoboje nayo kuyabona. Ni isukari agasukari k'abana. Ariko vuga ngo ndayanga serega na kera kose yaza kubikora gutya ubuzima ntabwo bwari gusharira. None se amakuru yawe meze ute? amakuru abaye meza nyine kubw'Imana abaye meza sanga ubusa kusima kuki se tayoherezaga mbere hose ubusa burutaburi yewe ntabwo byari mbere hose ntabwo wari uzi ko byanga nyine ntabwo byari bimeze neza. ugasengaje kure umwana n'umudamu wagira ngo nibwo agishaka mbese mwaho aribwo nyishaka reka ubu nibwo yahumutse ku maso nibwo akibabona neza. rero ugomba kwishyura indezo zose igihe wari waragendeye se wa mugani ubwo yabona yo kwishyura ntabwo yo yaboneka. indezo bigiye kuba mu kiguzi cy'indezo ntabwo nabona ubwo ayo yo biragoye. imbabazi ugerese
imbabazi ukeneye, imbabazi ntizisaba kwica ikiru kugira ngo ibintu bigende neza. ubu se papa Salomo ni igice usabira imbabazi, uzavuga uti imbabarira ariko ntabwo uramubwira ikintu musabira imbabazi. Uyise ibibazo uravuga uti nakoze nanjye iki, nibyo namubazaga nti imbabazi ziki. ikintu namusabira imbabazi ni uko namutaye nkamusiga mu kaga mu bibazo bikomeye, ariko ntabwo byari ku bwanjye, ahubwo byari byanyirukankagamo. Ntabwo ari njye babiri bamutaye mbishaka, si uko yarambaniye nabi, ahubwo ni ibyuriya mugore twabanaga. Burya ari nawe wagutumye kiriya gisorori wajyanye. Biriya byo nta nubwo mbyibuka, nta nubwo nzi uko byagenze, ntabwo nzi uko byagenze igisorori. urumva dore uje mama Salomo ndi kumubaza ariko umbwira ati ko kuvuga ko yari arwaye bari baramuroze mbere ho utararwara nyine ko n'ubundi wamutaye ubwo byari byagenze biti. Igihe nabaga mu buyobe n'ubuzima bubi nabagamo nyine nkabona ndimo ndamugora cyane, ariko ubu ngubu narakangutse ndashaka guhinduka cyane bikomeye. Mama Salomo yagutakarije icyizere ku buryo nyine kumva ko wahindutse bimugora, ahubwo nandi kusanze ni kumubaza nti yakora iki cyatuma ubona ko yahindutse. Gusenga icyizere, umuntu asenga icyizere mu munota umwe, ariko kucyubaka bitwara igihe kirekire, biravuna. Byanga bikunda nagerageza uko igihe cyari gishira yajya abona icyizere kizira kigaruka bitewe n'imbuto ndi kumwerera. Iyo mbuto yo nayo mbonye. Ntabwo wayibona aha kanya, ntabwo wayibona wenda kubw'umubabaro uri mu mutima wawe, ariko ngirira imbabazi. Imbuto uteze mu bihe byashize, ariko ahazaza izera mu mpeshyi muri iri zuba. Gerageza imbabarire ngewe uzabona imbuto nzakwerera kandi nziza zatugeza ku iterambere. Rwose imbuto wenda intangiriro yayo ni iyi. Nihe se ubwo uru ni urugo rwanyu muri babiri. Rero nambere menya ko turi umuryango, sibyo? Uru rugo rero burana nubwo ahangaha ntabwo ariho wansize, aho nsize urahazi. Ahangaha ntabwo uzi ukuntu nahageze. Aha rero ntabwo bavuga ngo ni mu rugo rwawe ngo ibiki. Urugo ntabwo ari aho uri, cyangwa nimba arahibagiwe urugo ntabwo ari aho uri, urugo ni umuryango, ni njye nawe n'abana, ntabwo ari aho ucumbitse, sibyo? Urugo ni njye nawe n'abana. None se nk'uwo mushatse kongera kubana mwasubiraho mwabaga? we yashaka ahandi. Uramutse unyemereye na hano ariko mwaha hano ntabwo twahaba, akaza shaba ari nko mwinjira ndakurahira. Kandi ari umugabo wawe, kuko yahoze ari umugabo wawe ntabwo byakwitwa kwinjira. Ubwo uzi impamvu bitakunda? Umwinjira ni umuntu nyine, ni umugabo ushatse nyine. Byonyine kuba yaza akinjira mu nzu mbamo n'igihe nyimazemo, ubwo byakitwa ko ari njye ntabwo biza kwishyura inzu nyine we akajya yiberaho nk'umwana. Oya ntabwo ari icyo ngicyo, nanjye nangerageza. Ubwo bivuze ngo kugira ngo wemere ko agiye gukora inshingano nk'umugabo nk'uko yabikoraga kera, yagenda agakodesha ahandi akahishyura nyine bikahita bimujya ku mutwe. Wemeye se kumbabarira base ngo nshakishe mbere ko nazabona yo kwishyura iyo nzu? Ubwo rero nawe ashaka akazi, ubundi se nigeze nkubuza gushaka akazi ngo ubeho neza? Yega nawe ubayeho neza nta kibazo, niyo njye wandeka ko njye niyo wandeka n'ubundi nakomeza nkabaho nk'uko n'ubundi wandetse nkabaho. ikibi ni ukubura ubuzima, ariko iyo ukiri muzima ubaho nabi. Wowe ugiye ukaba muzima ntacyo byabenda, ariko ni muzima ararwaye se uri kubona. wowe mbabarira, ibindi tuzagenda bikora gahoro gahoro, ntabwo nabikora mu munota umwe ngo bihite bigaragara, ntabwo byagaragara amaso mu munota umwe. we nyemerera niba umbabariye, ibintu byose ni gake gake. nagazanye ibintu hariya mu gakarito ntabwo byakiriye, ayo mafaranga sinyakiriye. Yego, genda n'ubundi ukore, ugenda unzanira urebe ko ntakira. nizo mbabazi umpaye iyo ugira ubwenge na kera ukajya kuzanira. warashaka ijambo. n'abantu bose bambazaga se papa Salomo nta kintu ajya guha, nta kintu ajyamo. Mbere hose iyo ugira gutyo ukavuga uti reka nkorere n'ibyo 5 erega impamvu ntabwo ibihe nari ndimo byuriya mugore wangiriraga nabi, ntabwo nabonaga ko nanasohoka ngo njye gushakisha, sibyo? ariko aho maviriye nibwo nabashe n'aka gasura mbonana, ubundi siko nasaga, sibyo? narabaye urubito nanjye nazo wondiwe, sibyo? Kurusha wari umeze mbere w'iwawe se? Wenda utaza kuvuga narabaye nabi kurusha ko nari mbeze imbere. Utaza kuvuga ngo wenda amafaranga ngo wenda ngaratuma ngo hari ikihinduka, wegenda ukore. Muri make igihe ntikiragera se? Ajya gura isukari y'umwana nk'uko yamubyaye nyine. Ndagira ngo wenda aya mafaranga wenda arabubwitwaza bifata uko wiboneye. Nizere imbabazi. Ubwo nuko imbabazi igihe nta mbizi by'imbabazi.
ubwo iby'imbabazi akeneye ni ukumva ko umubabariye ku mutima wawe. Ntabwo ndamubabara, ntabwo umutima kuko wenda kuvuga ngo urahita umuha karibu ngo mubane wenda nabyo ni nakora kugira ngo basi izo mbabazi zumve ku mutima wawe akora ikintu yakora apfukamese akamara ko ikintu yakora nagenda ashaka akazi akore mbere na mbere yite ku mwana kuko uyu nguyu niwe uri hano, Salomo niwe uri hano, abandi bo nta kibazo bafite. abandi hari ikibazo bafite se niwe uza ahantu bari, abandi bo nta kibazo bafite. yambwiye ngo hari nagerageje kubashakira umuntu bamfashiriza biga babayo mugira neza wamfashije abitaho nyine ari wowe ngo wamfashe wamvuje niwo bafashe. ariko mujya mubonana n'abana njya kubareba nawe nabishaka azaze tujyana areba abana. n'ubundi agomba kumenya aho bari n'ubuzima babayemo. ahubwo ubu mama Salomo yakaba yaguhaye na karibu ukajya no mu nzu ariko yewe karibu wajeje umutware hanze naza ajya kwinjira aho yansize wenda aho nta kibazo. nyamara ushatse ariko mu gihe uyikoresha amagambo nk'ayo ngayo atari meza ngo aho wongeye kwinjira aho nagusize naho musanze ni ahantu sibyo, kuko kuhinjira ntabwo usobanura ko mpagumye, ariko ntabwo ari iwawe, ntabwo mpagumye ntarahabwa uburenganzira, ntabwo ndi kuguforosa, nta by force nashyizeho sibyo, ndi kugusaba ni uburenganzira bwawe. n'ubundi ugendereye buri se ni icyo ushaka mu nzu, ni icyo ushaka kureba mu nzu, si ngombwa. cy'ingenzi nshaka ni imbabazi ziturutse kuri wowe. ntacyo nshakamo kindi, uyitemberemo najya kurebamo iki se kandi usigaye hanze. noneho twinjirane uramutse ubishatse wamugiriye neza. oya wamwinjiza nyine mukajya ukamwereka inzu nyine ukamubwira uti dore hano hari iki cyumba ni icy'umwana, dore icyacu ni iki. Salomo mwihorere, ushobora kuba aryamye ariko Salomo avuye ku ishuri arinaniriwe. Salomo ngiye ko ngereranyije nta katagize amafaranga ndamuguriramo ji nta kibazo. nta kibazo ibyo umuguriramo byose ni uburenganzira bwawe sibyo, kuko njyewe muzi ibingana n'imbaraga nabashije kuba nabona sibyo, kuko ubushize naraje nta byanteye ipfunwe, byakuza byanteye ipfunwe kuko byari bigoye nyine. abantu bose ikintu bazira kugenda nyine bakibagirwa abo basize. ntutekereze ngo babandi babayeho gute. yaza kugenda uburyo yansizemo akavuga ati ngiye ku muntu ufite amafaranga ngiye kugenda kwe kuba yasanga undi mugore, kuba yari afite amafaranga ariko nta burenganzira afite ku mafaranga yiwe, kuko nanjye hari igihe nari mbayeho nabi kandi afite amafaranga. kandi wagiye uzi ko amafaranga ugiye kuyaryamamo ukajya amafaranga rero yaragiyemo. iyo uba umuntu muzima bundi nyine sinari uba waravuze uti reka njye mbibiraho n'icyo gihumbi, ariko nyine sinari muzima, ntabwo ubwenge ntabwo wari ubizi ko dusize mu nzara, dusize mu madeni, dusize mu bintu byose. nari ubwenge ntabwo nari mufite. ndakubwira ngo ni umugira neza ufite abana niwe wamfashije kumvuza, yamfashije kumvuza, kuko uyu munsi wa none naho nyamugore yagerageza kundoga ntabwo byakunda. ariko niyo mpamvu mpora mvuga ati nyine igihembo cy'abagabo bakora ibintu nk'ibyawe nicyo ngicyo. ni ukuvuga ngo na n'izi saha nihongera ukanagenda rwose bizakumererwa. urumva umugabo niyiragira ikicyura niko tubizi. rero umugabo ngo amakosa ye zibikwiriye, hari rero n'ababikora bumva ko nyine ari uko nyine bimeze. oya njyewe narisubiye, njye narahindutse kandi narahindutse, uzabibonesha amaso yawe n'abandi bantu. hari ababikora nyine bazi ko ari uko bimeze, ariko harimo ababikorera imitima mibi. narahindutse sibyo, narahindutse, narakijijwe, ibintu byose narabishyize hasi. ikinyene no kuba umuryango wanjye nyine Imana nireba mu mutima, twe ntabwo twabimenya. Imana nireba mu mutima, ariko natwe yaduhaye amaso kugira ngo tumenye gutandukanya ikibi n'icyiza. nibibi narabikoze ntabwo bivuze ko bizabaho igihe cyose sibyo. biranashoboka ushobora kwihana, ariko biranashoboka yuko kabaye icwende katoga. hari igihe koga kagake kagarusha n'akatabayeyo. yewe muri gakeye n'igashira umuntu akabaye icwende. iyo ni imigani ntazi ibyayo sibyo. niyo gakeye n'igashira umuntu gahoramo umurangi. tugendeye ku migani ihari nta kintu na kimwe twazigezaho, nta n'icyo twazakora. kandi umugani ugana kariho. icyo ugomba kureba ni ukumenya ngo narahindutse koko, ni ukumenya ngo ese nzanywe n'umugambi nta kibazo tuzabimenya ko wahindutse. ni ukuvuga ngo papa Salomo ni ukuvuga ngo uracyari mu isuzuma.
uracyari nyine mu nakora iki isuzuma kugira ngo basi yumve ko kandi nyine we aracyari kugusuzuma nyine aracyari kukwigaho nareka amagambo akora ibikorwa turebe Imana ibimfashemo basi ngira ubwo bushobozi maze kwifuza ko umutima w'icyo ushaka basi kugira ngo ngaragare nkuboneye mu maso yawe ariko ngaho nyine nta kundi reka nigendere mbasige mu biganiro byinshi cyangenzaga nuko nari muzanye n'agasukari reka nkomeze nigende muri gahunda zanjye wenda Imana uko izanshoboza nzagerageza wowe uko Imana ijye gusoboza ujye wibuka utera akajisho mu rugo nyine wahuronke nanjye ntabwo nakwifuza ko nakibona kibura ntacyo niyo ji irabonetse ese wari kuzayibona niyo sukari nyamara mama Sara nushaka ubitekerezeho umugabo wawe yarahindutse nyine biba bigoye yarahindutse nyine nabanza akore nabanza agenda akore yarahindutse umuntu uti ntago azabasha no kugura inoze azabasha no kugura ikibirayi ngereranyije nuko nari muzi kera niba yemeye kuguha ibihumbi wenda situzi hari ibyo azanye wenda uraza kubureba ariko niba avuze uti dore udufaranga nayo nsigaranye n'ibihumbi 3,500 ndabiguhaye nyamara ubitekereze ko nta buno buzima ubayemo uri umuntu umwe aramutse agarutse akakubera nyine nk'uko kera yari ameze akaba umugabo umenya inshingano ze nimba ari ibyo bibiri yakoreye akaguha 1,000 nawe wenda niba ari ahandi watoraguye hari ikivaho kandi kinini cyane abantu babiri iyo bishyize hamwe nta kibananira ahubwo nuko sinigeze nanabyanga ariko niba babyanga ni ukuri bitekerezeho uriya mugabo uzamubabarire umuhandi mahirwe umugabo muratandukana nk'inshuro zingahe musubirana bibaho cyane ejo mugasubirana kubera iki kugira ngo urinde urugo rwawe n'abana bawe utazakubaza ngo papa arihe ngabaye ubwo kugira ngo ajye aza gutya yongera agenda umucuna umuhakanira yaravuze ko ntazongera kubana nawe urihangana umugabo ari umugabo umwabyaranye umwana urenze umwe aba ari umugabo wawe noneho akaba ataranasezeranye hanze keretse iyo yaragiye agasezerana wenda ukavuga uti n'ubundi yashatse undi mugore w'isezerano ngewe sakinkeneye ariko nta sezerano afite nubwo yagiye aricuza kandi urabizi neza ko aribwo bwa mbere yaguye mu ikosa ari ibintu yakoze nk'ingeso ukavuga uti si ubwa mbere agiye mu bagoye ibyo byaba ikibazo ariko niba bwari ubwa mbere wamubabarira yewe undi ukuntu nabifashe nk'aho yampimye nyine yabikoze nk'imana tukaba turanashaka azanapfe n'akazi ke bitewe n'uburyo yansizemo ubu nawe ari kwicuza ariko ushatse wabyumva nimba ari umuntu wambabaje ku isi ntazanibagirwa niwe reka rero nkureke gusa njye nshimishijwe nuko yaje byibura hari akantu yitwaje kuko muri komenti baramusetse umenya yarazirebye akabyigaho katurebe ibintu byose ni gake gake nawe ubitekerezaho umugabo burya urugo rutarimo umugabo rurasuzugurwa ariko iyo binabaye ngombwa wenda ntabwo abamo ariko mu gihe hakiri amahirwe watekereza ugatanga amahirwe ya nyuma nta bagore benshi yagiyemo n'ubwa mbere byabayeho ukamureka nawe akigeragereza akagaruka mu rugo mukabana mukarera abana n'abo bana bakazagaruka